dutangiye gutya. Rani rigani riga mahoro cyane. Ku munsi wanjye wo gupfa warese nkazaguha akazi akaba ari uba MC. Uzaba warapfuye. Nkondo wapfuye uhagaze. Uri biseke bikurenge. Amazina ye yitwa Rusine. Naho ngiye wumva nitweme Confiance. Uyu musore kuri ubu ari gushinjwa ibyaha byinshi ndetse bitandukanye. Ari guhigwa bukware kubera imbavu z'abatari bake agenda yangiza umunsi ku munsi. Abamuhiga nk'abahiga inkware n'abashaka kumuhobera ndetse no kumushimira kubera ko yahinduye ubuzima bwabo ibyishimo gusa. Uyu musore hari amateka atari meza afitanye n'abagabo bubatse inshuro nyinshi, atuma abagore babo bataryama bakarara ijoro bahanze amaso screen za televiziyo, machine ndetse na telefone bareba uyu musore w'ibyo bitari bike. Ariko kandi ugiye kumwita icyungamiryango ntago waba wibeshye, kuko hari ingo nyinshi uyu munsi zikomeye kubera we. Hari benshi asenderezaho ibyishimo biturutse mu nzenya ze, ubundi amakimbirane yari mu ngo zabo agahoshwa n'uwo mutima mwiza uremwa n'inzenya z'uyu musore. Uyu ni umwe mu basore bakunzwe na benshi muri iyi minsi. Kuri benshi bakunda gukurikirana hafi ibijyanye n'inzenya, yewe n'ababyumvira kure. Uyu munsi ubonye igitaramo gikomeye kigiye kuba, wareba kuri afishe ntumuboneho wahita ugira ikibazo. Uyu musore arasetsa koko. Ngo uyu musore wifitiye impano y'ububwa kandi akamenya kuyikoresha neza. Ya mpano yivuga neza ni impano y'ububwa. Corona uve kuri stage nta muntu ukubwira ngo wambaye isaha nziza, nta muntu ukubwira ngo wambaye ishati nziza. Uri ikibwa gusa. Kujya hwari ubizi neza ko ari buze gutaramira abantu bigusaba kuba ufite imbavu zikomeye. Bikaba byiza cyane kurushaho byibuze umaze igihe kingana n'ukwezi utagera kwa muganga. Aha nibwo uba wizeye ko mu gihe uyu musore ari buze kuba atera inzenya nta kibazo uraza kujyana n'umubiri wawe. Bitaba ibyo ushobora gutaha utaka umutwe, imbavu, mu nda, agakora kagufashe. Ugize amahirwe nikazane n'amanjini. Nguyu umusore usetsa akanyuzamo nawe agaseka, ariko ntumubone uyu munsi byinshi byarakunze ngo biguhoma amaso utekereze ko byaje gutyo gusa atanyuze mu buzima bugoye. Bimaze kuba nk'iyamena kuka uko buri wese wagize kuri byinshi haba hari ubuzima ubushariri yanyuzemo. Bizakugora kumva ubuhamya bwageze kuri byinshi ataranyuze nawe muri byinshi. Kuri Rusine Patrick iri hame tutaremye nawe yarinyuzemo. Uyu munsi yakoze imirimo myinshi itandukanye, ashakira ubuzima henshi. Amahirwe niyamusekera, akora comedy nabwo asanga igihe kitaragira. Muri make ubuzima bwaramujujubije ku kigero cy'uko yagombaga gucika intege, ariko ntiyabyemera. Rusine Patrick yahawe na nyina umubyara 14,000 ngo akore comedy, ariko birangira ayo mafaranga abaye umuyonga. Rusine ngo bazi igihe yavukiye na Saint Valentin ndetse n'igihe anniversaire ya mama wibera, ngo asanga hari ukuntu bijya guhura, ngo ku buryo mu gusamwa kwe papa we ashobora kuba yaritwaje umwe muri iyo minsi ubundi agatera mama we inda. Nakubwiye ngo uraza guseka koko. Gusa nubwo byumva nk'ibisekeje ni ka kabi gaseko nk'akeza. Ndavuga ibi koko nubwo iyi nkuru y'uyu musore Rusine Patrick ayivuga atebya, ariko disi isa umubyara ntago bigeze babana. Yakuriye mu gahinda ndetse yicira isazi mu jisho, kandi se ahari iyo abyibutse iteka ahita aturika akarira. Disi birababaje kugeza ubwo uyu mugabo arira mu ruhame. Byinshi bivuga kuri Patrick Rusine ni byinshi yaciyemo kugeza aho ageze uyu munsi. Ariko se ubundi Rusine Patrick ni muntu ki? Yakoresheje irihe banga ngo yigarurire imitima ya benshi bene aka kageni? None se nyuma y'ubuzima bwo kuba icyamamare abayemo uyu munsi wa none, ubuzima bwe bwite nka Rusine Patrick bumeze gute? Ni iki wamenya ku muryango we, umukunzi we, umutungo we ndetse n'ibindi byose? Ni muri iki kiganiro. Imana uguha umugisha wowe wamaze gukora subscribe, ariko kandi nawe niba utarayikora igihe cyiza n'ubu. Ibuka gukora like igihe wakunze ikiganiro twaguteguriye. Igitekerezo cyawe ni inkunga ikomeye tutakwitesha. Aka ni agacuma k'ubumenyi usoma ugasobanukirwa, wacurura ugacana kubi no kutamenya. Njye wumva nitwa Aime Confiance. Baha ikaze nanone mu kiganiro cyanyu kandi ari nacyo cyacu,
ikaze nanone mu kiganiro duhuriza hamwe ubumenyi, ibitekerezo ndetse n'ibyishimo. Turi kuganira ku buzima n'amateka by'umunyarwenya ukunzwe na benshi, akaba n'umunyamakuru kuri Kiss FM, Rusine Patrick. Amazina ye bwite ni Rukundo Patrick. Uratunguwe? Nibyo, aya ni amazina ye bwite, gusa benshi bamenye ku izina rya Rusine, ndetse ndatekereza ko ari n'ubwa mbere ukumvise ko yitwa Rukundo. Ese iri zina Rusine ryamamaye tukaribumenyaho ryaje gute, cyangwa se yarikuye he? Rusine Patrick yavugiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Uyu musore yakuze nk'abandi bana bose, ndetse akorera umwana ushabutse cyane. Ku bijyanye n'amashuri ye, Rusine Patrick yize imibare, ubutabire ndetse n'isomo ry'ibinyabuzima MCB. Ubwo yageraga muri kaminuza, Patrick Rusine yahisemo kwiga ibijyanye n'imitekerereze psychology muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Abahanga muri ubu buzima bakaba na bamwe mu bafata umwanya bakabwitegereza ndetse bakanabusesengura, bavuga ko inzira igera ku ntsinzi itangira bigoranye. Niba mu rugendo rwawe waratangiranye ibibazo by'uruhuri, hari amahirwe y'uko uzagera ku ntsinzi ihambaye, ariko si ihame nakuka, kuko ushobora no kutahagera bitewe n'imyitwarire yawe muri urwo rugendo. Urugendo rwa Rusine muri komedi narwo rwatangiye rusa n'urudashoboka, bivuze ko byatangaga amahirwe y'uko yazabigeraho ndetse akabyishimira. Dukurikiye imvugo tugarutseho mu kanya. Rusi, watangiye ute? Ntangira 2018 ntabwo nari mfite Instagram, ubwo nta n'indi social media nakoreshaga. WhatsApp nakoreshaga iyo umutipe twari duturanye yitwaga Alex, kandi nawe yikoreshaga ku manywa, ngiye nayikoreshaga nijoro amaze kuryama. Rusine yinjiye muri komedi mu mwaka w'2018 nyuma gato yo kurangiza amashuri yisumbuye, anyuze muri Seka Rising Star, irushanwa ryaturanyaga abanyempano bashya bakundaga gutarama mu bitaramo bya Seka Live ndetse na Seka Festival, bitegurwa na Arthur Nkusi, umwe mu bakize ibuye rikomeye kuri komedi nyarwanda. Rusine yahuye na Arthur Nkusi asa n'uwatangiye gucika intege, yewe ibintu bya komedi yaratangiye kugenda abyikuramo gake gake, kuko yari yarirukanse igihe kinini kuri Arthur Nkusi ariko akamubura. Rusine avuga ko ubuzima bwe bwahindutse umunsi wa mbere ava kwerekana impano ye mu bitaramo bya Seka Live. Uyu munsi abantu benshi bazi uyu munyarwenya binyuze mu bitaramo byinshi bitandukanye yagiye akora, ariko nanone harimo benshi bamumenye binyuze kuri filime Umuturanyi, ariko hakaba n'abandi bamumenye mu yindi filime ya Clapton Kibonke yitwa Mugisha na Rusine. Iyi filime imaze kumenyekana cyane, ikaba n'imwe mu zikunzwe. Iyi filime kandi ikaba yarafashije Rusine Patrick kuzamura izina rye ndetse no kumenyekana mu buryo butagendwaho impaka. Inkuru yo guhura kwa Rusine Patrick ndetse na Clapton Kibonke nayo ni inkuru itangaje ubwayo. Byose byatangiye mu mwaka w'2018 ubwo bahuriraga muri audition. Umwe aje kwerekana impano, ubwo ndavuga Rusine Patrick, undi ari umujudge ariwe Clapton Kibonke. Icyo gihe bikaba byari muri Seka Rising Star. Rusine nk'umwe mu bantu bamaze igihe kitari gito muri komedi, ni umwe mu bantu bamaze gukora agatubutse, kandi bitewe na byinshi birimo ibikomeye yanyuzemo bimuha ububasha bwo kugira uburambe mu mwuga akora. Ubu burambe n'ubushishozi agira bimuha ubushobozi bwo kuba ari inama yatanga ku bari mu rugendo rwa komedi kandi kumvwa. Rusi, ni icyo umuntu yakwitondera muri uyu mwuga? Cya mbere witondera ni ukwihuta. Hari igihe ureba ugasanga hari ibibi gutrendinga muri iyo minsi, ugatekereza yuko ari nabyo nawe bishobora kuzamura. Nyamara njye narabigerageje, ibyo byatumaga ahubwo njarajara, ntabwo namenyaga ahundi, ntabwo namenyaga icyo ngomba gukora. Urumva hari nk'igihe wenda haba ari nka saga wenda y'umuntu wibasiwe ku mbuga nkoranyambaga, ukamukoraho komedi kuko uzi ko biri buze kurebwa. Yego, kuko biranarebwa bikanakuzamura, ariko wagera hejuru ugasanga birakubana. Rero kwihuta ntabwo ari ikintu cyiza. Icya kabiri nabonye ngewe yari discipline yamfashije na patience. Kugeza ubu Rusine Patrick afite umukobwa bakundana, ntakunda kumugarukaho kenshi mu biganiro binyuranye kuri platform nziza zitandukanye. Rusine avuga ko nyuma ya nyina umubyara, uyu mukobwa ari we mufana we uwa mbere w'imena, ndetse ngo yubaha ibyo akora, ndetse anakunda iyo bari kuganira akamusetsa. Ibi ngo ni bimwe mu bimuha motivation, bikamuha imbaraga
zo gukora cyane. Iyo bigeze ku ngingo y'umuntu Rusine afata nka roromodo we, uza bwa mbere ni mama w'umubyara wamutunze ngo nta kintu na kimwe afite, ariko akamukuza. Kugaruka kuri iyi ngingo bisa no gufungura urugi rw'amarangamutima y'uyu musore, bikagendana n'amarira atari make ahita aza mu maso ye. Hari igihe cyageraga akaba ashobora kumpa amafaranga yari ayo kwishyura inzu, akayama nkajya kwishyura minerivare. Uzi kujya ku ishuri uzi ko nta nzu bari bubemo, ngo niba bimeze, ariko ukihangana ukagenda ukiga uzi ko nayo atuzuye, uzi ko bari buze kwirukana n'ubundi. Ndanashimira abayobozi b'ikigo nizeho, bajyaga banyorohereza, akabona nta n'itike mfite iri buntahane, akavuga yigire tu, ubundi wenda ntabwo uzabona diplome ariko yiga ntacyo basi. Nanjye niyo mpamvu rero biragoye ko nava mu kintu iyo nakigezemo. Disi nyina yamubereye intwari. Nzi ko hashize kinini nziranye na Kibonke, ariko muri uyu mwaka nibwo mpaye amahirwe yo kumuba hafi cyane. Niyo mpamvu rero mba numva nta mutenguha, namukorera byose bishoboka kugira ngo nyine icyo cyizere yangiriye gikomeze. Ariko na mama wanjye bimeze, urumva Kibonke ni projet yindi y'umwaka umwe, ishobora no kuzarangira, you never know, ariko umbaze noneho ku mubyeyi. Niyo mpamvu rero mba mvuga nti nzamuba hafi bishoboka, buri kimwe cyose mbonye niwe wa mbere ugomba kukibonaho inyungu. Ni nacyo kintu gitumye nkomeza gukora ibi ngibi cyane, nkomeza. Wakomeje kumva tugaruka kuri mama we cyane, ese papa we byagenze biti? Iyo bigeze kuri mama hari igihe mbona narira. Niwe muntu wakuze uri imfubyi. Oya, ko icyo uhereye kuri mama, ko icyo udahereye no kuri papa? Go on. Yep. Nabanye na papa cyane. Why? It's fine bro, it's fine. Mama aragukurikiye, dufite nk'umwaka umwe bityo, ntabwo nzi uko byagenze, nisanga ndi kubana na mama gusa, na papa ari kwibana, wenda n'ibyo bibazo by'ababyeyi. Yego, nyuma bigenda nyine ukundi, gusa kuva icyo gihe nakuze mbona mama. Gusa ngo nubwo bimeze gutyo, papa we aramuzi, bajya banyuzamo bakavugana, ndetse ngo n'umutima mubi amufitiye. Rusine Patrick uretse kuba ari umunyarwenya, uyu musore ni umunyamakuru, yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka Power FM ndetse na Kiss FM, ari naho ari uyu munsi wa none. Ngibyo iby'ingenzi wamenya kuri Rukundo Patrick, wamenyekanye cyane nka Rusine Patrick. Wakoze cyane guhitamo kubana natwe, ariko warakoze byisumbuye kuba warakoze subscribe. Niba utarayikora, igihe ni iki? Wanaduha igitekerezo cyawe cyangwa se ukagira ikibazo ubaza ukoresheje umwanya wa comment. Nyuma tuze gusubira mu bindi biganiro. Ngiye wumva nitwa Aime Confiance. Hasta la vista.